ijambo ry'umunsi. Humuka. Kugira ngo ubashe gusobanukirwa neza ibi, soma Abami ba kabiri igice cya 6 uhereye ku murongo wa 17. Hanyuma Uwiteka ahumura umugaragu abasha kureba, abona imisozi yuzuye amafarasi ndetse n'amagare y'umuriro byose bikikije Elisha. Wari wungirije Elisha yatekereje yuko bakikijwe n'ingabo z'abanzi kugeza igihe Uwiteka ahumuye amaso ye, maze ako kanya arebye abona imisozi yuzuye abamarayika bakomeye barwana n'amafarasi yabo n'amagare yabo y'umuriro. Icyo gihe umwanzi yarakikijwe n'Imana yacu. Kimwe n'uyu mugabo ushobora kuba ukikijwe n'ibibazo, ariko icyo udashobora kubona n'amaso yawe ni uko Imana isumba byose ikikije ibigukikije byose kandi biguhangayikishije. Niba hari ikintu gisubiye inyuma mu buzima bwawe, wasanga ari Imana igisubije inyuma. Wabona abamarayika bakora ku bwawe bakurinda, ari bo basubije inyuma imbaraga z'umwijima. Wabona Imana ikura abantu babi mu nzira zawe, igashyira ibintu byiza mu buryo bwawe. Wasanga Imana irimo kugutegurira gukira ndetse no gutabarwa. Niba wibanda gusa ku byo ubona n'amaso yawe y'umubiri, uburwayi, ibiyobyabwenge, inzitizi ndetse n'ibindi, uzahangayika kandi ucika intege. Binyuze rero mu maso y'ukwizera, ugomba kubona ko inzitizi zose zizagusubiza inyuma, zizengurutswe n'isumba byose, kandi ko Imana yawe ihari izabitsinda nta kabuza. Imana iguha umugisha. Ubutumwa mwabuteguriwe kandi mwabugezwagaho na Nibintije Evangelical Ministries International, ariyo magambo ahinnye izwi nka NIMI. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya, ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka Pastoral Studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi Biblical Studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian Counseling, inama za Gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa@nemibibleinstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.